ushobora kuba umwe mu bibaza ese ni gute nagira inzu nziza isa neza imbere n'inyuma ku buryo abansura yaba ari abavandimwe ndetse n'abaturanyi n'inshuti batangazwa n'ubwiza bw'inzu yanjye. Nagira nkubwire muri iki gihe ikintu bita irangi ni ikintu gikomeye cyane. Irangi ryiza rituma inzu nayo isa neza, nta handi nakurangira ni mu ruganda bita Better Paint. Better Paint ni uruganda rwa Made in Rwanda, rukora amarangi Made in Rwanda. Ahari hose mu gihugu babasha kukugezaho amarangi meza. Aya marangi bakora atandukanye harimo Jet Immersion, Vinyl Sur, Weather Guard, Gloss in Mer, Tiner, Master, Wood Glue, Vanish na Automatic Paints ndetse n'ayandi menshi cyane. Urimo kwaba ushaka ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, bahamagare bagufashe kuri izi nimero ngiye kukubwira. Ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 1592 066. Kasubiremo neza, ni 0788 42 1996 cyangwa 0788 1592 066. Bahamagara gukora free delivery kandi ku giciro cyiza. Abakunzi bawe urumva batemo barakubera? Abakunzi banjye bafite Kristo. Umuntu babura bakagira ikibazo ni Kristo, naho njyewe se ko usanzwe. Ariko umenye ko batarajya mu ijuru, baracyari mu isi. Aracyari mu isi, ariko Yesu Kristo yohereje umwuka wera niwe mufasha udufasha kubaho kwisi. Kandi yamuhaye buri wese uwemera akawakira uramubera umufasha nk'uko ubu nanjye ari urimo uramfasha. Burya ikintu cyica abantu ni ukumva ko baramutse batavuze ngo abantu babavaho. Njye nta muntu wanzaho, umuntu aranzaho nkamumarira iki nkamujyana he. Nyine yankunda akamarira iki akanjyana he. Bakundwa n'Imana, umuntu arebwa n'Imana. Ni ukuri ntavuze Imana ikavuga ku buzima bwabo bugenda neza. Ntabwo rero bya bintu nigisha ugira ngo ntabwo mba nabyibagiwe. Ntabwo nemera ko umuntu ari uvugira umuntu ku Mana. Ubuyo butumwa tw'abantu twari ducecetse hagakora utumwa akanwa k'Imana gusa. Uzareba inama abantu badufatiraho zo n'ibyanzuro badufatira iramutse isohoye. Ku isi yaba ari ibyatsi gusa. Yaba ari ibyatsi gusa. Kuko tugambira nabi, dutekereza ibibi. Dukora n'ibibi. Ariko kubera Imana ihora igambira ibyiza, tuvuga ibyiza turi amahoro. Kandi hari ijambo nkunda kubwira abantu batiha bataye agaciro, ijambo bita kwerekwa. Nteretse mba nkweretse ibyo mbonye. Ibyo nkweretse rero neretswe ni ibyaremwe. Yego. Rero bivuga ngo naho nta byerekwa byararemwe. Naho nta byerekwa bizasohora. Kwerekwa ko iraza ari amakuza. Bivuze ko ugiye kuyima. Oya. Wayeretswe gusa kandi yeretswe ihari, weretswe ibihari. Ariko rero Kristo we ararema. Ntiyerekwa. Wararema ibidahari bikagaragara mu bahanuzi. Rero wagira ngo ni isungu werekwa nakisungu urema. Cyakoze nanone. Urema ni Kristo rero. Hakoze ko ari byo. Uwo ntabwo arimo arabura mu bantu be, arimo arakora. N'ubundi umugani wawe uti aramutse adaharebe iyi si akaba yabaye ibyatsi. Cyakoze. Ariko akenshi bakunda kuvuga ati guteranira hamwe kwera kuba kwiza. Impamvu guteranira kwera kuba kwiza, nanjye ndagukundana n'ejo narateranye. Ibyo biravuga ngo abana b'Imana ahantu bari barahugurana. Yego. Hari igihe sanga warizeye Kristo ko umusengera mu bibura akaba ari bwo umubona. Niyo ngasanga no mu nzu aboneka. Ntawe usekundi rero. Cyakoze. Usanga asengera mu nzu ntuseka, iyo usanga usengera mu gihe urusenga useka. Yego. Nubwo twahugura tuvuga ngo gushaka Uwiteka nibwo bwenge, kandi abamushakana umwete baramubona. Gushaka ni uburyo n'ubundi gusenga wahinduyeho usengera ni uguhindura location, ariko kugira ngo unezeze umutima wawe umubone. Kuko umutima unezerewe n'ubona Kristo. Yego. Iyo wumvisha kuri bujye gusengera ibyumba ukabona Kristo umuntu akabikubuza, ntunezerwa. Kandi utanezerewe ntusenga neza. Cyakoze. Wa muntu yakubwiye ngo ngira ibyumba mu mazi, n'ubwo ati yego ugenda ushake Kristo.
yagiye kuko yagiye yanezerewe aramusenga akamubona ariko iyo umuhambiriye ngo rero ngo urinjije ntusobanutse wagumye hano mu rugo ko ahari ubu umuboshye utuma atanezerwa ngo agere ku ntego iyo abana b'Imana rero bahuye bahugurana muri ubwo buryo bakabasha guterana inkunga ubwo urumva ushobora gusanga urabona agafaranga ndi kuvuga ariko sinzi kuririmba yego iyo abana b'Imana rero bahuye ngenda avuga wowe ukaririmba tukungikanye gafaranga sinzi gucuranga kandi nkunda umuziki iyo twahuye rero undi mucuranzi aracuranganye nawe tugafashwa uzi kuririmba ariko ntabwo uzi gucuranga yego uzi kuririmba ariko ntuzi gukoma amashyi uzi gukoma amashyi ariko ntuzi kubyina nicyo gihuza abana b'Imana kugira ngo buri wese azane impano ye n'undi azane impano ye noneho n'ibihurira hamwe Kristo anezerwe natwe tunezerwe imigisha y'Imana imanuke ariko guhura ntabwo ari uguhura ngo mwigishe Imana nta muntu wigisha undi Imana cyakoze ariko akenshi buriya ujya avuga ko ikintu umuntu umwe avuze gishobora gutuma n'undi nawe akizera avuga ati kanaka ibyo avuga ashobora kuba yarahuye nabyo nanjye byashukunda nanjye icyo rero dore nicyo cyatwisha abarokore kwizera amagambo abashumba bacu bavuga kwizera amagambo aza kuko iyo wizeye amagambo aza karavuga bibaza akareka ya magambo kuko ya magambo ni kirundi iyo turi kuvuga tuba kuko twebwe ntabwo twari twagera ku rwego nk'urw'abakera abakera bari bafite imyemerere n'imyumvire iri hejuru yego mubuza kare nimba mvuga ngo ndi umurokore ntabwo bashyiraga ku munara wo kundeberaho uburokore niyo nasambanaga bamenyaga ko Zakari yakoze icyaha bakica icyaha ntibice Zakari ariko ubu muri ino minsi ntabwo bashaka kwica icyaha bica Zakari n'icyaha kandi icyaha na Zakari iyo bipfuye byose bipfa bitamenya ukuri ariko iyo mwishe icyaha Zakari agasigara mumuha amahirwe yo kumenya ukuri akava mu cyaha akuzi ko ari byo ariko muri ino minsi reba umupasiteri wasambanye barahita bamwicara n'icyaha ku kanya ntakwiye guhagarara mu itorero ngo abwirize ni umusambanyi ntakwiye kuririmba uno mukobwa yatwaye inda yabyaye ikinyendaro ariko muvandi ibuka Dawidi uri kubwiriza ukuntu yari afite umutima akunda Imana yaramurebye iravuga ati ntukwiye kunyubakira urusengero kubera amaraso ari mu biganza byawe cyakoze reba umugabo Paul turi tuvuga ko ari intwari imbere y'Imana yakoze imirimo ikomeye yako yari umwicanyi mubi cyane wacaga abagore amabere kugira ngo bonsa kugira ngo abana babo bicwe n'imyuma n'inzara babuze icyo konka ariko amaze kwakira Kristo abantu bishe icyaha cyari muri Pawulo bagumana Pawulo akuzi ko ari byo kuko bigaragara ko bakica Zakari ariko ntibice icyaha bica icyaha basigarane Zakari ariko nibafata bakica se Zakari n'icyaha ubwo ukuri kuzamenyekana gute turi kubamara cyakoze aho hantu harimo n'akabazo mugani bigaragara ko akenshi niba muri iyi minsi umuntu akora ikintu bagashaka kujyanira na byombi yaba ari we ndetse n'icyaha byombi bigapfira rimwe birabe kuba twabasha kumenya ukuri kwakwiye kuba gufasha umuntu koko mu by'ukuri biso impamvu nkubwira iryo jambo ryabona nibagiye icyo nashaka kukubwira warumbajije ngo ese ngo nitwakizana amagambo abantu bavuga muri ino minsi ubu sinakugira inama yo kwizana amagambo ya Zakari kubera ko nuyizeramo ukumva niwe uzajya ubonera Imana ejo Zakari akagwa yego agakora icyaha kandi niba umenye gutandukanya icyaha na Zakari umenye gutandukanya ijambo na Zakari kuko Zakari Zakari ijambo ni umwuka yego mwuka ni Kristo Zakari ni ikibiri kipfa kigashira ariko kirimo ubugingo rero sasa urabona nimba urigeze kujya muri moroge ubona umushuti wawe areba ukabona amana aruzuye ariko ntabasha guhumeka reka da ukamushyira muri moroge areba ntiyabasha kwivugira ngo wishyiremo yakoze muri none mugani urubiri rero sasa urubiri bivuga ngo urubiri ukanarujyana ku irimbi ntiruvuga ati mwishyingura ukabona wa muntu aracyuzuye kubera ko wa muntu yavuyemo ijambo n'umwuka yajya kumushyingura ikibiri cy'inyuma cyapfuye mu mwuka bivuga ngo rero iyo ikibiri cyapfuye ijambo ryavugiwe muri cya kibiri
ntabwo uryica oya urarisigarana. iyo umuntu niyo mama wawe yakubwiye ko mama wanjye yambwiraga amagambo yambwiraga yapfuye kera ariko yo sinigeze nyashyingura. umubiri we ariko ngumana amagambo ye. yego data yapfuye kera ndamushyingura ariko amagambo ye sinigeze nyashyingura. ariko muri ino minsi y'umukozi w'Imana yavuze amagambo meza akagwa. yes mushaka kumugumana muramushyingurana na ya magambo ye. rero uhita uvuga ati tureba hano watumye nkizwa mva ku nzoga. Zakariya yaravugaga ndeka inzoka ndeka gusambana, kumbi nawe yarasambanaga nanjye mbisubiyemo. yego kubera ko mumenye gutandukanya umubiri n'umwuka. yego Zakariya yasambaniye mu mubiri ariko ntabwo umwuka wera yasambanye. niba yasambanye none ariko ejo yari ari mu mwuka w'Imana. yes ese wa mwuka w'Imana yari arimo ejo wakubwiraga gute? wakubwiraga kureka icyaha. yego none se kuki ushaka gukora icyaha kuko ubona yavuye mu mubiri? yego ra yenda witwa umubiri ariko umwuka uracyariho ntugikingwa. niyo mpamvu nagushishikariza kwizera kuko iyo wizeye Zakari ejo akagwa nawe uhita ugwa ako kanya, kubera ko utamenye gutandukanya Zakari w'ikibiri n'umwuka. rero muri akanya kuko kukwigisha kwizera Zakari n'umwuka umurimo byamvuna, nakubwira ati izere Kristo. yego kuko niba utazigera ubona waguye, cyakoze niba utazigera ukora icyaha n'umunsi wa rimwe, niba utazigera uguhemukira n'umunsi wa rimwe, niba utazigera ugusezeranya ntabisohoze n'umunsi wa rimwe, ariko ibyo nzagusezeranya ibintu sinzabisohoza. tuzabisohoza. yego nzavuga Kristo ejo ndambirwe ndwe. ejo nzigisha abantu ko kureka ibyaha ari bibi ejo mbikore. ariko Kristo nta munsi wa rimwe azigera abikora. habe namba cyakoze. unese ni gute abarokore babasha kureka uwo muco wo kwizera ibyo abantu bavuga? icya mbere ni ukuba ukigirira icyizere. kwigirira icyizere ukamenya ngo so wo mu ijuru ni iki? uvuga ngo ni umwami. none ndakubaza, umwami abyara iki? abyara igikomangoma. none se igikomangoma cyajya kubwira umuja ugenda ubwira umwami icyo ashakaho cyangwa icyampa? ntabwo igikomangoma kijya cyakarandevu ntibishoboka yo guhura n'umwami. burya cyane amukora mu zuba cyane, kavuga ati genda ubere igikomangoma hirya iriya uri papa. ariko twebwe batubujije kuba ibikomangoma, babwizura abagaragu. niyo mpamvu duhora twohereza abantu ngo mwajye kutubwira databuja icyo yaduha n'icyo dushakaho. niyo mbere icyo nakubwira mu rugo, yego baza wiyumvemo kuri igikomangoma. byakoze nanone mugani. kandi nimba warabyawe na so ari igikomangoma, bivuge ngo niwe wakureze. urimo avuga nirwo uvuga. yego bivuge ngo igihe cyose uri kubwira so, yego byereka arimo kukumva. kandi wizere ko urimo avuga rwumva. cyakoze wizere ko ibyo atagukoreye atabifitiye ubushobozi. adafuka kurusha ubwenge ariko ushobora kubona atari byo ukeneye ako kanya. rero iyo wizeye ko so ari Imana nawe ukizera ko uri umwami, bakubwira ngo zana ibi mukubwirire, ntibakubwira ngo tamba ibi kugira ngo akwemere. igihe cyose uhora wizeye yuko isuko nta nyungu agukeneye keretse iyo kumwubaha gusa, yo kumwubahisha mu bantu. cyakoze uzarebe umuntu afite umwana mwiza, agiye ari mu bandi bantu bavuga ati mfite umukobwa wanjye aranyubaha, ni ukuri nanyubahishe. ukunda usanga umubyeyi yishimye anezerewe. Bibiliya iratubwira ngo nimba basona ba nyoko babasha kubaha ibyiza, nimba mubasha guha abana banyu ibyiza, batabasaba ifi ngo mubahe inzoka, batabasaba mukate mubahe ibuye, so biyanirwa ni iki kubaha ibyo mukeneye? Muri Yesu yabivugaga. bivuga ngo rero nimba turi gusaba imodoka tukabona tutayabonye, yego kubeshya ngo baze bagukorera bidovarasi ubona imodoka. erega hari ibintu marambwira abantu, ubu nakubeshya ngo ubohoreze ibintu byawe. hari ahantu byafatiwe, uzahita umenya ko umwami atakibasha gukontorora ubwami, ahubwo ari uwo nguwo. nimba tuvuga ubu nyakubahwa perezida Kagame yakohereza ibintu bigera ku muntu i Cyangugu, bakabifatirira muri Nyungwe,
bivuge ngo nta jambo aba agifite mu gihugu ryo kuba yategeka igihugu cyose. Nimba yakoreza ikintu i Butare ntikigereho kigafatwa n'abandi bantu batabasha gutuma kigera ku muturage yari yakigeneye, bivuge ngo ubwo ntabwo aba agifite ibikingi. Ariko uburyo iyo umuperezida afite ibikingi yohereza n'ikintu mu Bushinwa kikagerayo rwose, kandi nta cyagihagaritse kuko yacyohereje mu butware bw'ubuperezida bwe. Nuko rero na Kristo yavuze ngo Zakariya amwoherereje umugisha, ntabwo abivuga n'ubwoba, abivuga n'imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Rero bivuga ngo ntibyayoba, nta bapiresi babikoraho, nta barozi babikoraho, kuko iyo babarozi bari badufite ijambo. Yego, twakabaye twarashize isi y'ibyatsi abaturogesha ni benshi cyane, ariko kuko bataturogera mu ijambo ry'Imana, niyo mpamvu twe tuguma mu ijambo ry'Imana tukabaho. Cyakoze. Wow. None se akabazo kandi gatoya, abakozi b'Imana n'abana b'Imana batandukaniye he? Ibyo ni titire tweye kugira ngo twibe abantu. Nta mukozi w'Imana ubaho. Twese turi abana b'Imana. Twese turi abana b'Imana. Ariko nemera ko kwizera kwawe gushobora gutuma hari ikintu ndusha. Iyo ukindushije kubera kwizera wagize, ushobora kukimbwira. Ariko niba rwose wizeye uri umuhanga, ujya umwenjeniyeri, yego, ntabwo ari uponda sima. Kandi ushobora kumuha guponda sima bikamunanira, kandi umuyede we akayiponda akabishobora. Ariko uzi ko ari byo. Bivuge ngo rero ntabwo abenjeniyeri aribo bajya mu ishatiye ngo bubake inzu, n'umuyede arakenewe. Iyo tuzi ko n'umuyede akenewe rero, twe umwenjeniyeri n'umufundi bose bitwa abakozi, bakagera gute? Bagahembwa. Bivuge ngo rero hari ibintu byaje by'amatitire bitondesha abantu umurongo, ngo Imana izabaha amazu, Imana izabaha amamodoka, akabapondesha uwo murongo wo kwizera. Yarangiza ako kanya akahita ava muri uwo murongo, akahita avuga ngo nimukore mu mufuka, yego, mwebwe mumpe amafaranga. Bivuga ngo wa murongo yadutondesheho kwizera Imana itanga amafaranga, wowe uvuyeho, yego, ahita atonda umurongo kuri ngeza kare, ngo nimuhe amafaranga. Bivuga ngo uriya muntu ni umupagani, icyo nicyo cya mbere, nta nubwo yizera. Kuko nimba ari kunyizera gukorera Imana nk'umukozi w'Imana, akambwira ko Imana itanga amazu n'amamodoka, ntabwo yakabaye awunondeshejeho ngo nizere Imana, narangiza awutonde kuri ngeza kare ngo nimuhe amafaranga. Niyo mpamvu mvuga ngo rero iyo twese turi abakozi b'Imana, yego, turi abana b'Imana, nta muntu uhembesha undi, ntawe. Twese turakora, ugahembesha bosi waduhaye akazi, nyir'inzu. Urangurikira. Ariko kubera amatitire twiha n'amazina twiha, bidutera kwita abakozi abandi tukabitabaje kugira ngo tubibe. Bivuga ngo rero ngiye guvanga abakozi turi abana b'Imana twese. Genda byemera ndanabyubaha ko twese turi abana b'Imana. Kuko nemera ko abana b'Imana ari barutanye ubushobozi bitewe n'imyigire. Burya n'ubona umuntu ari umuhanga barakurishije kwiga. No gukurikira. Rero burya umuntu ashaka gukurikira neza umurongo wa Kristo, akagira byinshi akaba yaza kubikubwira. Kuko ntabwo bisobanuye yuko nawe ntabyo uzi mu bushobozi bwawe buke. Kuko amanota ntangana. Ushobora kugira 90%, akagira 60%. Ngo ntibikwiye ko 30 yanjye ntacyo kirimo nzi. Niyo mpamvu nyine Bibiliya dusaba guhura. Yego. 90% uyizana tuyihuza 30 yanjye duhugurane. N'uwa 30 nawaze. N'uwa 30 nawaze, n'uwa 20 aze. Ariko kubera 90 ufite ikwemereye kunyishyuza kuko ufite 60. Yego ra. Ako kana. Imana iguha umugisha. Kubera ko Imana yabonye ufite 100% cyangwa 90%, buryo wagize kwizera kutubwira ko kurema. Kwizera wagize kwa 90%, niko kwizeza ko Kristo azakugirira neza. Ntabwo ariko kwizeza kuraza ngo nguhe amafaranga ube umuntu ukomeye.
burya rero nimba ufite kwizera gutuma wizera imana ko itanga umugisha ariko nyuma yabwo ukagaruka kuwusaba ngo niguhe amafaranga kugira ngo ugwe esase bivuga ngo kwizera kwawe ugushyize kuri zero ahubwo 30 yanjye yagutunga kuko ngewe unondesheje umurongo wo kwizera imana ngewe ndanawutonze yego uvuyeho kandi njye mfite 30 uje kumbwira ati wampaye kugira ngo nubake urusengero ngo ntabwo ari wowe ufiteho ijambo ahubwo njye nari kugiraho kuko usaba n'usabwa ufite ijambo ninde se ubwo ase mugani usaba n'usabwa ubwo ufite ijambo numva ari usabwa twebwe nimba uri pastor ariko mbwira ko imana ikomeye itanga umugisha hanyuma ukansaba ukaza ukansaba bivuga ngo urayizi ahubwo ko ari njye uyizi kuko ari njye yahaye ni njye yahaye ninjye ugiye kuguha n'inange z'uburyo izongera ikama wowe ntiwanayizeye ko izaguze kunsaba hakuze ko ari byo mane ngo umugisha sinzi impamvu ndi kumva n'amagambo arimo araza urakoze cyane ariko mbere yuko nkurekura hari akantu kavuzwe ngo guhesha umugisha kuba wahesha umugisha umuntu umusabiye ku mana no ku imana yawumuha ngo ni ibintu bibiri bitandukanye ngo kuba guhesha umuntu umugisha ngo ntabwo bivuze ko imana ihita iwumuha guhesha umugisha rero abantu baranabyitiranye abantu bazi ko guhesha umugisha abantu ari ukubapfukamaho bakabasengera abantu bazi ko guhesha umuntu umugisha ari ukumwirukana abadayimoni bamusengera cyangwa kwiriza ubusa umwirije ubusa wari uzi ko ufite uburenganzira bwowe bwo kunyicira umuzimu butuvugana gute ubu ushaka ngo ubaze ndamutse ufite ikibazo cy'ibihumbi 100 ukayama ubu hari umudayimoni uko ufite ubu si umudayimoni ariko waneje ubukene bwo kuba 100 ariko njye mise nyaguha none iyo uyamaye ntabwo uba unyiciye uwo mudayimoni ariko uzi ko ari byo none reka ngo ubaze ubu ubwiye abantu 5 mukifatanya mugafata mugateka mukajya gusura abarwayi yego ntabwo mama mubahesheje umugisha cyane rwose turi abantu umugisha none se ari ikintu ushanya niyo twikorera ibiri ariko ntituzi iki tumariye hari igitangaza Yesu Kristo yakoze bajya batwigisha cy'ubukwe tutazi ari ubwande ngo yatubuye divayi reba ako kantu kari muri Bibiliya n'abantu baranywa yego bivuga ngo ni igitangaza none se reka mbaza ubu gufasha umuntu w'umukene n'umuturanyi wumvishe ko afite ubukwe ukamuhamagara ukabwira ati noneho ngewe ubu bukwe bwawe sare nziza nzayikwishyura ntabwo uzabukorera habi n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara ndabikumenyeye yego nawe uzaba ndahakumenyeye urumva utaburushije Yesu gukora igitangaza cyane kandi Yesu niyegeza agira ishyari yaravuze ngo munimwizera muzakora ibiruta ibyo nagize gute ibyo nakoze bivuga ngo rero iyo abantu bari bazi gukora ibitangaza ibyo ari byo iyo abantu bari bazi ko guhesha umugisha ibya utura ngakora mu kiganza cy'umuntu ngo umugisha ura ntabwo ari umugisha umugisha niko umuntu yakora mu mufuka umuntu akubwira ngo aragukunda ataguha amafaranga umuntu akubwira ngo aragukunda atakugura umwenda ugira ibirori ntabizemo nta rukundo aba akundamo cyakoze umuntu udukunda kubw'umuntu umuntu na Kristo uzi impamvu dukurikira Imana iki ishoboye nuko ishoboye yego utari inyembaraga ndamutse udashoboye kuturinda twakizera ubishoboye ubu twumvishe ngo Satani yakoreye Imana kudeta yatsinze twese twahita tuyoboka ijambo Satani arakarama ni ukuri bivuge ngo impamvu ubu tuyoboka Kristo niko tuzi ko ari umwami utagitsinda rero niyo mpamvu twari turi ku cyo bita umugisha umugisha ari ugusengerwa umugisha si ukuvugirizwa kuko muri aka kanya Yesu yahumuye abantu ibyo si igitangaza cyane nukurikira uzasanga kiragiye nta bitaro byari biriho bivura amaso hasi nanone mugani ariko ubu tuvugana birahari mu Buhinde ujyana y'impumyi bakayivura amaso ufata umuntu wari umugayo ukamujyana bakamuvura none uri umubosi ugafata abantu 3 bahumye ukabajyana wenda bakabagarura bareba ubutandukanye gukora igitangaza na Yesu neza nka Yesu cyane rwose n'ubwo ikibazo kugirirwa ihishurwa ngo tumenye ngo ibitangaza bikorwa bite nibyo bitunanira ako kandi mane gomegesha no kurakoze cyane ahubwo se Bishop buriya ku bantu benshi nyine badukurikira buri munsi nk'ubu tumwe duhaye
kubasangiza hari ikibazo. Ugiye nkunda abantu batangaza Yesu Kristo, genda umutangaza uko ubishaka. Ni ukuri pe, nagira ngo nyine unyemerere rwose ubutumwa umuhaye ngende mbubahe. Umwana bo mu sawa sawa, murakoze cyane.